basigira akanimero uzankenera akabona ko ndi umusore mwiza akazakimba kakazabwira n'abandi ko bambeshyira ntari n'umutinganyi bizanamubera byiza ko ngewe wasanga navamo n'umugabo w'intwari undi bajyaga bavuga ngo Kayusi ngo n'umutinganyi nanjye nkakureba umva atagashyiramo ahantu wagiye nyine nkubona kureba nkabona koko mva abati uziko wa muhungu ari byo koko ariko ngewe mbona ugenda mbona umeze nk'umugabo nyine ufite ntabwo umeze nk'abandi bo tubabona umva basomana n'abaga wabuze ikintu cyari imbere Sodoma na Gomora ko yakimbwire ni ubutinganyi nibwo bwari imbere Sodoma na Gomora habagamo indaya za danje zakasamutse zitama n'inzembe urumva habagaho abarozi n'abapfumu n'abatinganyi abaryama n'abogira ibitsina n'abagore baryama n'abogira ibitsina sibyo ariko muri abo ngabo bagiye nanjye banjyanamo abantu bakagenda banshyira muri icyo gikundi umwe muri twemeze ariko njye ntabwo ngenda umwe muri sibyo njye ndihariye cyane rwose ndihariye nababwiye ko biriya nabikinaga kandi ngira ngo mujya mubona ko hari n'umuntu ajya akina ari umusinzi cyangwa ari n'umusatsi rimwe na rimwe akanakina yigize umurozi yego akanakina yigize umupfumu akanakina yigize umujura nanone bibaho yego akanakina yigize ikigori ariko ngewe naranabaye umugore ejo bundi wowe uzafate nk'umutinganyi sibyo wowe uzafate nk'umukomedi njye ntabwo gufata nk'umukomedi kuko wamaze kusobanurira uwo ari we wese azafate mu cyiciro yifuza ariko njye ntawe zigira nta muzuriho noneho uwo bizababaza ndabwira abantu bose batuye hirya no hino ku isi uwo bizababaza azambwire noneho kariya kazi ukora kareke akira amadolari cyangwa wenda ngufunguriye konte buri kwezi hagiye kuzijyaho miliyoni y'idolari cyangwa hagiye 500 y'amadolari cyangwa hagiye amafaranga angana gute cyangwa akira igishoro bivemo ukora akazi k'amaboko cyangwa ukore n'ibindi bikwinjiriza apana ibyo ngibyo aka niko kazi kawe icyo gihe nzabireka ariko mu gihe muvuga amagambo muhora muntondagira nk'inoze ntabwo nzabireka wowe bizababaza azajye hehe ajya muri hamwe biyahurira muri iriya etaje biyahuriramo Makuza cyangwa Nyabugogo muri ruhurura Swazi muri Nyabarongo hato ni muri Nyabarongo rero twebwe tubayeho nk'abazapfejo n'ubundi kuko ntakurama kudapfa sinzi rero niba ibindi bintu buri bumbazeho aje gusobanurira tumara amatsika abantu nta kibazo njyewe urumva amatsiko nayo mfite nayo nyine yo kuba Hello guys, muraho neza ni Rohatina TV show. Nizere ko mumeze neza, ndabasuhuje abari hanze, abari mu bihugu byo hanze na hano muri Afurika. Ni Rohatina TV show uri mu Rwanda rwose, nizere ko mumeze neza. Nshimira abantu bakanze subscribe n'abatarayikanda muyikande mugumye mukurikirana ibiganiro bya Rohatina TV show kandi mukanda subscribe mukora no kunzogera kujya mubona ibiganiro byanjye ku gihe. Uyu munsi natumiye umutumirwa Kayusi. Kayusi turakwakiriye, tubaye ikaze ko Rohatina TV show. Urakoze. Nanjye ibihe byiza ndabasubiza cyane. Bari dukumburanye, tunavuranyeho ariko ubu ngubu ndahari ku bwanyu. Yego. Ndahari ku bwanyu. Yego. Teguye kubabwira buri kimwe abo tutazanye tunamenyane kandi sibyo? Yego. Bo rero bya bintu nyene byari namwe murabizi tugomba kugira neza kandi nabwo bashaka kugira nabi tukugira nabi ntacyo bitwaye oya cyane ubwo rero uko nibwira abantu barakuzi ko ese ubundi wakwivuga muri bya bintu byanjye ya ndirimbo yitwa Satani urayizi ya ndirimbo njya nyumva ariko ngo yitwa gute nyibutse ngo Satani kanyoko ngo ikizwa twumve ngo ni Satani kanyoko ya ndirimbo rero abantu benshi bayinukiyeho bayibajijeho Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mazeso Satani we wa musenzi we reka ngubunuze Satani we okay ibyo si ngombwa reka mwihitiremo reka tujye kuri ya ndirimbo ivuga ngo abantu bakurebera mu buzima ubayemo yamara bakagira ngo ibyawe birarangiye ariko uhumure
Nijoro dufite Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ntago tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ko nukuri amena rero mwihitiremo kuri Satani kanye ku mugani wawe ariko nawe nutse niko indirimbo yitwa nyine niko indirimbo yitwa indirimbo nayo yitwa Satani kanye so noneho no kwiyo ndirimbo tubayeho ku mugambi w'abantu. Yes, buri muntu wese nyine arisanga mu ngero zose yifuza. So rero ubwo rero go ahead. Sawa kabisa. Ni sawa kabisa. Go ahead. Niteguye kugusubiza buri kimwe. None se hariya iriya ndirimbo yatangaje abantu benshi cyane ariko naho bavuga ngo uri pedara, aho nagiye mbona ukora content z'ubupedi, ni content cyangwa ni byo koko? Uri kumbaza, uri kubisesengura ese ndikukubaza, ndimo ndakubaza. Hari aho wagiye bazabyumvikana, hari aho ninjye nagiye ndeba nyine ku mashusho media, hari aho we wagiye ubona mbona wumva ko ngo ndi umutinganyi, uvuga werure kuko ahangaha nawe igihe nayo iwabo mba ngomba kuvuga ibiriho, nkavuga n'ibimvugwaho, nkabisesengura ngatanga ukuri. Yego, ninde wakubwiye ko ndi umutinganyi rero sasa mbwira? Yewe nagiye mbona ukina wambaye amakanzu, wambaye amaplante, wambaye umva ko nakinaga. Urumva nyine nakinaga, urumva nyine urakinaga cyangwa nyine wewe iyo urebye ubona nkina cyangwa ubona biri byo biri seri? Yewe mbona ari byo. Ubwo nawe umenya ubikunda. Umenya ubikunda. Kuva ndabireba nkumirwa, ahubwo naribajije ukuntu tuzahura ngo mbikubaze. None Imana ishimwe koko duhuye nkaba mpaye n'umwanya wawe kugira mbikubaze. Okay, reka tubivuge mu magambo nyene yumvikana, tunerure kwanza. Yego. Je ntago ndi umutinganyi. Ntago ngiye nditete. Sibyo? Yego. Iya ni role nakinaga ndi umugore. Ni role nakinaga nigize umugore. Uri seri? Cyane. Nzanabikora umunsi umwe nkine role kuri televiziyo yanyu nigize nka kuri yari murebe. Kuri cano yacu. Urabona ko ubu ngubu uri seri. Wenge ndabona ahubwo nkeneye n'umukobwa mwiza rwose w'umekisi hano hanze barahari. Mu Burayi cyane cyane aba diaspora. Cyane rwose. Naza no kwasigira akanimero. Uzankenera akabona ko ndi umusore mwiza, akazakimba kakazabwira n'abandi ko bambeshera ntari n'umutinganyi, bizana mu bira byiza ko nyewe wasanga navamwe n'umugabo w'intwari. Undi bajyaga bavuga ngo Kayusi ngo n'umutinganyi, nanjye nkakureba umva natagashyiramo ahantu wagiye nyine nkubona mu mashusho media nkureba nkabona koko umva abati uziko wa muhungu ari byo koko, ariko ngiye mbona ugenda ambona umeze nk'umugabo nyine ufite, ntabwo umeze nk'abandi bo tubabona umva basomana n'abaga. Wabuze ikintu cyari imbere Sodoma na Gomora ko yakimbwire? Ni ubutinganyi. Ni ubutinganyi nibwo bwari imbere Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora habagamo indaya za danje zakasamutse kandi zitamena inzembe. Bigumva habagaho yabarozi n'abapfumu n'abatinganyi baryama n'abo gibitsina n'abagore baryama n'abo gibitsina, sibyo? Ariko muri abo ngabo bagiye nanjye banjyanamo, abantu bakagenda banshyira mu icyo gikundi umwe muri twemeze, ariko nje ntago genda umwe muri sibyo, nje ndihariye cyane rwose. Ndihariye nababwiye kubiriya nabikinaga, kandi ngira ngo mujya mubona ko hari n'umuntu adakina ari umusinzi cyangwa ari n'umusazi cyane rwose, kandi atari umusazi. Rimwe na rimwe akanakina yigize umurozi. Yego. Akanakina yigize umupfumu, akanakina yigize umujura, nanone bibaho. Yego. Akanakina yigize ikigoryi. Ariko ngewe narabibasobanuriye kwa nuze kwa Dekati, ndabibasobanurira kwa Mirene Burinda ngira muramuzi, ndabibasobanuriye kwa Rwema no kuri Kide Magic, ibinyamakuru byose ndabibasobanuriye babwira yuko ngewe ntari umutinganyi. Ari nahantu nigize nimba mukeka ko ari nabyo naranabiritse narakijijwe. Urabiretse? Nzi ko harano ugize kuri iyi ndirimbo z'Imana rwose umva ugira ijwi ryiza rikunzwe. Uri umuhanzi kabisa. Vuba nanga tuzabatamo n'akarimbo k'Imana kuri televiziyo. Oya se. Tuzabatamo n'akarimbo k'Imana kitwa tuzatabara. Yego sha. Tuzatabara cyo warakoze Imana. Kumindurira life. Ibintu byo binambabaza nuko abantu bagira imyumvire itandukanye. Yego. Rero twagakwiye kuba nta muntu ugomba gukira ubanza undi. Twemeze buri wese kamenya ibye. Kamenya ibye rata. Buryo umuntu udatunze
yego umuntu utagira icyo ufasha ntukableminge ubuzima bwe siko bimeze ubu ngubu wowe wanyakiriye uvuga ko ndi umutinganyi ngera kwakira nzi kuri umutinganyi hari n'abantu ugiye bananyanga banangira ahubwo ni byiza kuba usobanuriye kunyanga ko umuntu wese uri bunyumve kano kanya yego cyangwa niwanyanze ngo nuko ngo narakinye comedy cyangwa nakinye filime nagize umugore yego nambaye imisatsi plant nta nubwo nareka kukinera rori ngaburira nakazi gatuma n'agacupa je nabikora rwose ikibi ni uko nakwiba sibyo kuko bimeze ikibi ni uko nakwiba cyangwa nkisikoroka urumva cyangwa wenda nkayimuka kugira ngo njyewe mbeho urumva ariko ibintu ngiye nkora mbona binyinjiriza ndabikora sibyo kugeza n'iyi saha muzujya mumbona nk'uruvu uruvo niko ruhora ruhindagurika yego nimubona nabaye umugore ejo bundi wowe uzafate nk'umutinganyi sibyo wowe uzafate nk'umukomedi njye ntabwo gufata nk'umukomedi kuko wamaze gusobanurira uwo ari we wese azafate mu cyiciro yifuza ariko njye ntawe zigira nta muzuriho noneho uwo bizababaza ndabwira abantu bose batuye hirya no hino ku isi uwo bizababaza azambwira noneho kariya kazi ukora kareke yego akira amadolari cyangwa wenda ngufunguriye konte buri kwezi hagiye kuzijyaho miliyoni y'idolari cyangwa hagiye 500 y'amadolari cyangwa hagiye amafaranga angana gute cyangwa akira igishoro bivemo ukora akazi k'amaboko cyangwa ukore n'ibindi bikwinjiriza apana ibyo ngibyo aka niko kazi kawe icyo gihe nzabireka ariko mu gihe muvuga amagambo muhora muntondagira nk'inoze ntabwo nzabireka ntabwo nzabireka uwo bizababaza azajye hehe azajye hehe azajye hehe kwa Makuza cyangwa ajye kwiyahura ajya muri hamwe biyahurira muri etage biyahurira kwa Makuza cyangwa Nyabugogo muri ruhurura swazi muri Nyabarongo hato ni muri Nyabarongo rero twebwe tubayeho nk'abazapfejo n'ubundi kuko ntakura makudapfa sinzi rero niba ibindi bintu buri bumbazeho aje gusobanurira tumara amatsiko abantu nta kibazo njyewe urumva amatsiko nayo mfite nayo nyine yo kuba nakufataga muri urwo rugero ariko kuko umbwiye ko atari byo njyewe nanjye nakurebaga narabizi singira ngo wabonye indirimbo z'Imana nagiye ndirimba nagiye natanga n'ubuhamya narabibonye ariko nkagira ngo nukubeshye wowe nimba warabonaga ukabona ko ari ukubeshya ariko ubu ngubu uhuye na nyirabyo none turahuye niyo mpamvu nanjye navuze ngo mwihamagarire mubaze turi kumwe amaso rero ndambiwe ikintu cyo kumva ngo ipede nk'umutinganyi ibyo bintu rwose bikurya mu matwi bikurya mu matwi nanungura cyane iyo ndi ku karubanda nkumva abantu barimo kubivuga ubundi se muhembwa ngahe kugira ngo muhore mubivuga munabivugaho uko se murabona binyanditse hano mu gahanga ku buryo ibyo mwabigize indirimbo ya buri munsi nyura kuri Kiss FM wagira ngo nta kindi kintu abantu ntabwo ari beza mwana hari umuntu wavuze ngo umuntu niyo nyamaswa ya mbere bibaho ngo inaryana binakaze kandi y'ingoma ariko nibyo byakugira ngo njye ntinye intare njye natinya umuntu natinya umuntu kuko burya umuntu niyo nyamaswa ya mbere ikaze inaryana ifite amenyo atyaye nkaya yanjye oya barakeye cyane oya byo nibyo rata nanjye iyo nkurebye mbona rwose ni komedi ni akazi uzi ko hari n'abakobwa njya nsaba ibyishimo tugakundana bakanga ngo ya utabinkorera inyuma si uko bagagira uti ko biriya byari filime nakinaga ni gute uvuga ngo njyewe ngo ndi umutinganyi ngo sinagushimisha cyangwa wenda twakundana ngo nkugirize aho wifuza cyangwa nkugirize aho ushaka baravuze uti ngo yango ntabwo nakwizera nyine urumva nyine iyo sura niyo nyine abantu bose bakubonamo iyo abantu bakubonamo bakaba bati wapi uriya azabana n'umugabo mugenzi we ibiki n'ibiki umukobwa uzanyizera umukobwa uzanyizera rwose zaba yitomboreye zaba yitoreye pe kuko njyewe ndi umunyamahoro muri njyewe umunyamahoro ariko abantu benshi ntabwo babinzi ibyo bintu sinamumeza ibintu iyo muhuye n'ibibazo ibintu byose urabyoroshye ntawe ngira ntakira urabyimenyera kuko nta bitanga amahoro kuko nta kintu kimwe ntahura nacyo njyewe ngo mpangane nacyo cyambere cyo sintinya imbeho sintinya imvura urumva se yego sintinya n'isasu urumva
kuko urupfu ruraza rukatwara n'abandi n'abapfurisi imbwa zanjye ukumva neza sintinya urugambo za vuvuzera za tokative hano mu karubanda bahora bangendaho naho nujya hose bahora bangendaho njyewe nanjye nakugenzeho paka ndakuza icyo washakaga byara amakuru njye najya mbona amakuru nyene uri umunyamakuru mbona amakuru TV show barakuzi nyene nawe ntabwo ujya uhagahengwa abantu ntabwo ujya uhagahengwa abantu bazakumparize abanyamakuru kuki bahora mutondagira abantu tuba dushaka amakuru afatika mwabuze izindi nkuru ziranga abakunzi cyangwa wenda oya twagombaga nyine kugira ngo tukubaze twumve nyine uko bimeze ariko ni byiza cyane umva ahubwo wa mugani hano abadukurikiranye ugukunda rwose yandike muri comment ubundi wari zigenda tukayiva nta kindi kintu wewe wamvugaho unziho kitari icyo kintu cy'ubutinganyi nta kindi kintu wamvugaho kitari icyo ngicyo cy'ubutinganyi njye nakubonye mu ndirimbo z'Imana numva hari ibindi rero uri guca inyuma ku ruhande cyane mbikwibutse binyibutse nabyibagiwe nyibutsa nabyibagiwe okay nyibutsa se hari ikintu uri umunyamakuru muri entertainment cyangwa muri showbiz hari ibintu bigezweho byo kugambanirana by'inzangano urumva yego byo kuba buri muntu wese akurura yishira siko bimeze icyo kintu tukivuzeho tukagira inama n'urubyiruko tukagira inama rega n'abanyamakuru njye mfite ubwenge ubu bubiri ariko bubasha kunsobanurira buri kimwe cyose ubwenge bubiri kubwumva ntandukanye naho ufite ubwenge 100 ufite ubwenge 30 so rero mbabarira tubiveho ibyo bintu ahubwo twivugire kumva twivugire ku bakobwa bamaze iminsi agira uko bamaze iminsi bacaniye hari ukuntu kumva hari inkuru nabonye ngo umuhungu ngo yinjiriye ngo umugore w'umusirikare ngo yari yahawe misiyo ngo muri Ethiopia ariko ntago ari hano mu Rwanda yego ni mu Bugande noneho ugira ikintu bivugaho turi umunyamakuru noneho ngo uwo muhungu ngo yajyaga yinjira ngo uwo mugore w'umusirikare sibyo kandi uwo mugore w'umusirikare bakoranye isezerano bagiranye isezerano rwose mu mategeko bagiye mu mategeko yego noneho uwo musore nawe yaragiye ararengera atangira gukinira muri wa mutungo wa mupolisi wenda ko wa musirikare yego burya ari ikintu kitagomba kumenyerwa umutima w'umusirikare burya umutima w'umusirikare urihangana ariko iyo bigeze kuri finale ahitamo gupfa no gukira nta kwihangana umusirikare yagira yihanganye n'akatagize sibyo ubundi ikintu cy'umusirikare uba ugomba guhita ukigendera kure yaragiye amwidagaduraho nubwo bagenda baranjoyinga baratwika harashya haragurumana umugabo avuye ariya muri Ethiopia asanga umugore yataye umutwe yasariye wa muhungu noneho yakoraga muri gym noneho uwo mugore w'umusirikare yikundiraga siporo bamenyaniye no muri gym umva icyo kintu amenya amakuru uwo mugabo akiza atangira kubona amavideo umugabo yaje amutunguye yavuye ajya ni muri ni muri Ethiopia yavuye Ethiopia atunguye uwo mugore ikintu cya mbere yahise afata mu buzima bwe mu nzu zari harimo za kamera urumva hari harimo za kamera ariko hari zari ziri bwihishwa ubundi hari ahantu habiri ugomba gushyira kamera urumva ni hehe nawe n'umukire uzabikorera asanga uri umukire simbizi oya ntago ndiwe ngaho mu gikoni mu gikoni niho bibera hari ahantu habaye amabara menshi habaye n'uburozi buriya urumva muri douche yego no muri toilette no mu cyumba cyabo aho hantu ufite ubushobozi ugashyiramo kamera wakubita kamera mu gikoni muri douche muri toilette no mu cyumba cyawe uryaramo yego urumva rero we yari yaramubeshye ngo yakuyemo za kamera yego yamubeshye ko yazikuyemo ngo nta kuri mu za kamera ariko arudukamera yarashizeho man araza arabicekinga urumva noneho iyo yarabikora igisa telefone ye ari hanze abireba basomana bagira ute bishimishije batahana umugabo uzi ikintu yakoze yego umugabo yaraje amara nk'ukwezi mu Bugande ariko avuye muri Ethiopia umugore atabizi uko yanekaga urugo rwe niko yarebaga ngo arebe yuko wa musore aza kureba wa mugore yego ku nkoranyambaga uza kuza kubirebaho biriho
ndaza kubireba uze kuza kubiraho biriho rwose ndagufasha kubishakisha dushake tufate iyo foto tunabishireho sibyo bibi intandaro ya kino kiganiro yego yabaguye gitumo ukumva akigera mu rugo kuko inzugi nyene zari zifunze sibyo yego yarakomanze abura umuntu umufungurira aramubura umugore ariko yari yabimenye ko yabimenye yuko bishoboka ko ari umugabo yego urumva yarabiketse ntabwo byabura n'undi umuntu mubana yakomanze uramwumva noneho umugabo ikintu yakoze ni kimwe yagiye gufatira icyo bita giribisi iri ku cyumba ni nka kino kinyobwa ariko cyo gisembuye gira ni ya nzoga yari kiringira murayizi yatumye ku muryango bari busohokereho urumva yego ubundi ni amarembo abiri aho binjirira naho basohokera korotire hariho senyenge urumva yego inzu ye yari ifite buri dirisha yari yaritegereje avuga uti inzu yose mbese yari korotire mbese yari yayishyize muri kamera ze yego ku buryo ikisohoka ahita kibona yego yahashyize akanya yaricurije uwo musirikare umugabo w'uwo mugore umugabo bararanyigeje mu gitondo hakiri kare cyane amuherekeje bishimanye banatiranye rwose bari mu guseka ahita bahagarara imbere bahuza amaso umugore abura icyo gukora yego icyo kintu yego ndimo ndabyumva agira ubwoba bwinshi biramurenga birakaze kabisa urumva yego umugabo ikintu yakoze yamaritse amaboko kandi yari civil nta nubwo yambaye imyenda isanzwe yari yambaye bisanzwe imyenda nk'uko mbona nambaye pistole yashyize hano inyuma ku mugongo nyine ku mukandara mo ndani yego umva ukuntu abagabo twaremanywe irari wumve n'ukuntu abagabo cyangwa abasore rimwe na rimwe tujye tunarengana sibyo yego ubu twavuye ku butinganyi tugeze mu bintu by'inkundo n'irari kubura tutatinda hari ibintu tutatinda ntabwo twabyina indirimbo yego yaramubonye nabo barahagarara baramureba noneho ubaze ko uwo mugore w'uwo musirikare yari yaramweretse ifoto abona ko ni umugabo we amupfukamira amanika amaboko hejuru yego atari n'umusirikare aramureba umugabo biramurenga kumenya n'urugo atari no muri rogi kumenya urugo rw'umusirikare yafashe ipistola mu gahanga urwa mbere urwa kabiri mu gatuza urwa gatatu urwa kane umugore ari aho ngaho ahita ayitunga umugore we nawe ngo ahita amurangiza aramwihorera ntacyo banavugana ndetse ati imodoka ahita yigendera wa mugabo ahita yigendera afata za kamera zose uri kumva afata za kamera zose yego ahita zigira block ahita asibaye mu video yose ariko ari kumurasa kuko hari mu gipangu nta muntu n'umwe warebaga sibyo nta za drone ngo zaramugaragaza siko bimeze yegereye umugore aramubwira bukeye bwaho bahuriye ahantu kuri hoteli runaka ariko wenyine mu ibanga rikomeye cyane aramubwira uti ikintu kizanyemeza ko nkunda kandi ushaka no kubaka urugo rwanjye ukanasigasira n'ibyo njye naruhiye ni ukuzambika ibanga ry'uko nyishyura ya muntu uko ukuntu yabivuze turi mu bihugu byo hanze ntabwo byabaye hano mu Rwanda ubugenzacyaha butankurikirana cyangwa umuntu wenda ngo atangendaho amakuru njye mbifiteho ni ibinyamakuru n'amakuru ngenda mpabwa na social media zo hanze siko bimeze aramubwira ati mugabo mwiza ntabwo nzavuga arongera amubwira ati kandi nabwo unabivuga urumva umuhungu wanjye w'ifura nabyaye ku ndi mugore hanze nawe akahita kumara mu mwuka nubikora ukangambanira ntafungwa cyangwa nkapfa kubera wewe hejuru y'ibyaha byawe wakoze umuhungu wanjye dufitanye isezerano ko nubikora ibyo bintu ukabinkorera nawe azakurangiza kandi noneho we ntabwo atuye hano muri kino gihugu atuye mu byo hanze uzi ngo umugore ntiyabigize gutya yaracecetse nase yavugiye ko bakoze perezida ahubwo bagafunga abaturanyi ngo bakeka ko aribo babikoze ariko kugeza iyi saha byamubereye isomo umugore ahari yabonye umugabo aratitira
arumva ko umugabo yaraje nyine uzi kuba warangiza umuntu akureba ariko ntabwo biba byoroshye. Nyamara yagize ubwoba nyine. So rero ubwo ngubwo nanjye sinyankunda kuvuga amagambo menshi, sinziba ikibazo cya nyuma wambaza, ngiye kuko mbafite gahunda nyinshi nanjye buriya mbafite ibintu mba ngomba kujyamo, mfite akazi kenshi kabisa, ariko wambaza nabi, wambaza niba amakuru naguhaye wifuzaga nayaguhaye. Amakuru wayampaye pe kandi urakoze rwose kuba waranabivuyemo. Story y'umugabo yego watinyutse urugo rw'umusirikare, ariko byari inzozi nimubitindeho, byari inzozi nimubitindeho, byari inzozi, izo ni inzozi narotaga. Iyo true story nguteye kugira ngo abantu batankurikirana bavuze ko ibyo nige mbizi, zari inzozi. Ubwo nabo nabazaza nzavugira ko zari inzozi, nzavugira ko zari inzozi atari byo, kandi babikuye ku ntuze kuri social media. Nyene ni zari inzozi. Ega abantu bashaka bakinisha, bashaka kumurikira ngo duhe amakuru neza, duhe amakuru y'uwo muntu wishwe n'umusirikare uvuye mu bihugu byo hanze yagiye kuri misiyo, duhe amakuru y'uwo mugore we nkabura icyo nsubiza. Ariko ndeka mbivugira aha, byari inzozi, byari inzozi rwose. Kugira ngo basetse, kugira ngo n'ababitinyuka ntibaze banabikore kabisa. Mujye mufata umuntu mu respect ye akwiye. Niba mwumva ko ndi umutinganyi mu binyubahire, niba mwumva ko ndi umukomedi ukina wigize umugore nabwo mu binyubahire, kuko nabwo nimba n'abaye pasiteri kuko uvuze ngo nakigijwe, nabwo mu binyubahire tubikubahire. Nibyo ariko buri muntu wese nibyo tu wese nagasaraba ke. Nibyo ndumva twasoreza hano, tubasezera, basezera abakunzi ba Latina TV bari kukubona hano. Wanababwira na nomero yawe nimba wayibaha, wagukenera kugira ngo hagize umuntu wanjye yamamagara. Siko bimeze? Yego. 0796588227. Subiramo buriya radio ntagisubiramo yavuze bayavuze. 0796588227. Yego. Ubwo ngubwo nyene batabasha kumbona nawe bazakunyura, nanjye banyuraho nta kibazo bakambwira. Yes. So rero icyo nabwira urubyiruko nabagira n'inama, mureke kugendera mu kabuyo, mureke kugendera mu biyobyabwenge. Dore uburaya bugezweho, ngo nta gikwe, ngo nta n'imyaka 100 bwisha abantu. Mureke kumenyera abandi, mumenye ibyanyu, mushanye mu gihe umutima mwiza n'urukundo, mureke gukirana imanza, buri wese akizwe kubwe. Yego. Sibyo? Yego. Kureba urugo rw'abandi rwakwiye kureba urugo rwawe, ukamenya n'icyo gifu cyawe uhanganye nacyo. Ubwo siko ibyo bintu nibyo ndi umutinganyi, niba ndiwe ndamaze noneho. Ariko mukandi subscribe cyangwa share na comment, nabwo ni mutabikanda mubireke. Giye mbona Imana izanabikanda, ndabizi Imana irabikora. Yes. Giye ntabwo njya ninginga ngo mubikore, nibyo byanjye ni siri place mvugira kabisa. Kandi CV yanjye nzajya nyibaha buri munsi ko bukeye uko bwije. Yes. Ikinyamakuru nkorana nacyo, nzarambana nacyo kugeza gupfa kwanjye. Nibyo niko kazi kawe. Tubagezaho amakuru y'akasamutwe. Yego. Sibyo? Ubwo rero amakuru yanjye yarayo, twanzuye ko tuzabagaragariza ibindi ubutaha. Bagumye bakurikirane hafi buri munsi rwose tubatama imiriro. Yego. N'ibinaba ngombwa imvura igwa tukanota. Ahangaha tuzijya tunabereka umujyi wa Kigali wose ibihabera, sibyo? Yego. Gutembera amapisi n'ahantu hose, tunabereka n'ukuntu abagore basambanye mu marogi bakabafata, tukabereka n'ukuntu hari Kigali amafaranga ari kuribwa ku byinshi, abantu batari gusevinga, tukabereka n'abakobwa beza bagezweho bafite nyashi, ukeneye umuranga cyangwa wenda ukeneye pasi tukamumugezaho. Sibyo? Hano tunigisha n'imisatsi, tunigisha no gukora amaplante, kugira ngo nimero iri hasi kuri screen ngira murayibona ya Valentine, nayihamagara rwose ikabwira uko bimeze. Siko bimeze? Yego. Ubwo rero amahoro y'Imana akomeza abaye namwe. Ciao.